Mbaye ikaze nshuti bakunzi bacu aho muri hatandukanye, ndagira ngo nshimire abantu mwese mwatwandikiye batubwira ku kiganiro twakoze kijyanye n'ukuntu umuntu yaza kwiga muri Canada, kwiga agakora akanatura. So ni ikiganiro abantu bakunze kandi batwandikiye benshi. Nshimira abarundi cyane, abarundi baratwandikiye ku bwinshi n'abanyarwanda of course, ariko mwese mwifuje kumenya uko na gahunda yagenda, reka mbashimire cyane. Uyu munsi rero nongeye kubatumirira umushuti wanjye, akaba ari graduate arangije masters hano muri Windsor, University of Windsor, akaba yarize ibigendanye na environmental engineering cyangwa se ubuhanga bukomeye cyane mu kubungabunga ibidukikije. So hanyuma rero Fidel, ndakwakiriye, ngira ngo abantu barakuzi. Ndakwakiriye Fidel, karibu. Murakoze cyane pare. Uyu munsi rero abantu bifuje kumenya etape kuri etape y'ukuntu donc uko umuntu yagera muri Canada yizanye ariko yikorera application, yicaye muri office we cyangwa se mu rugo iwe na computer cyangwa se na telefone yiwe, agakora application kugeza ageze muri Canada. So abantu benshi bakunda guca mu agence cyangwa se mu bantu bameze nk'abakomisiyoneri, bakabarya amafaranga yabo. Harabikora by'ukuri nkuko bitubwiye, ababikora by'ukuri bagafasha abantu, ariko n'abandi babikora nyine bakakurira amafaranga ugasanga birangiye uko byatangiye. So hanyuma rero urumwe umuntu watubwiye ati burya ibintu umuntu agukoreye kubera ko nta makuru uba ufite, nawe ayo makuru yabonye wabyikorera. Watubwiye ko abantu bo muri cyane cyane muri Aziya, abanyaziya, abantu bo muri Abahinde, Pakistan, baturusha amakuru. Abashinwa, yes, niyo baturusha n'amakuru. Akaba ariyo mpamvu ubona benshi baza hano bakaza bakiga nyine kuko bafite amakuru. Wagize amahirwe, nanjye mfite amahirwe kuba ndi kumwe nawe nk'umuntu wagize ayo makuru, ukiyapplyingira ukagera hano muri Canada ukiga ukaba urangije. Ndagira ngo rero ayo makuru uyasangize abantu bose bakurikiye ino channel yacu, mbasabe bakande na subscribe. Abantu mwese mukurikiranye ino channel, nyamuneka ntimucikwe akantu ku kandi, etape kuri etape, uko bigenda kuva uvuye donc kuva kuri A kugera kuri Z ugeze muri Canada. Ntago tuza kubikora mu kiganiro kimwe, turakora ama episode nk'atatu kugira ngo nyine abantu ntago nkunda gukora ibiganiro birebire kuko ibiganiro abantu baba bored, you know. So cyangwa se abantu barakakira bakarambirwa. Ndagira ngo turabikora mu ma etape, ariko kimwe kirajyaho uyu munsi, ikindi ejo bundi, gutyo ku buryo abantu bagira package yuzuye. Etape ya mbere rero Fide, ndagira ngo utubwire ubundi umuntu watekereje kuza muri Canada, sibyo? Umuntu urangije secondaire, reka njye bariho mpera, urangije secondaire akaba ashaka kuza kwiga muri Canada University, ubundi etape ya mbere, ikintu cya mbere okay, cya mbere ubundi ni ukubishaka, kubikunda, ubushake nibwo bwa mbere. Ariko tuvuge ko uyu muntu afite ubushake, ikindi yagombye gukora ni ikihe? So ako wibwira abantu mbere ko wibwira abantu wenda baba bakonye bwa mbere. Nitwa Fidel Twizerimana, aba mbana na Pole hano mu mujyi wa Windsor cyangwa se muri Canada, muri province bita Ontario. So nkuko yabivuze nyine muri introduction, nanjye urugendo rwo kuza kwiga nararukoze kubw'amahirwe, ndaza ndiga na applying admission ndayibona, na applying visa, ndaza ndiga no kwiga ndabirangiza. So narangije masters nyine mu bijyanye no kwita ku bidukikije nkuko yabivuze hano muri University of Windsor. Ese Fide, uzi ko izina ryanjye rindi ari Terigiti? Arigenza guha akazi mu kubungabunga ibidukikije. Agomba kuzama akazi kabisa. Baye ngushimiye. So reka mbite njya ku kibazo warumbaje rero cyo kuvuga ngo ese bigenda bite. Nkuko nabivuze n'ubundi mu kiganiro cya mbere, ikintu cya mbere aba ari amakuru. So amakuru ya mbere rero, guverinoma ya Canada igira abantu inama ku bantu bashaka kuza kwiga muri iki gihugu ariko baturutse hanze yacyo, no kubanza bakareba ko kaminuza baje kwigaho yemerewe kwakira abanyeshuri bavuye hanze ya Canada. So ayo ni amakuru rero ushobora kubona kuri website ya government ya hano, kuko hano ibintu byose ibyinshi biba biri kuri website ya guverinoma. So hari ibyo twita rero DLI cyangwa se Designated Learning Institution. Ni institution ziba zemerewe
kwakira abanyeshuri ariko batari hano muri Canada. Ushobora rero kubireba uciye kuri website ya guverinoma. Reka gato dusubire inyuma. Twumvishe neza iyo DLI. Ni ukuvuga ngo hano hari za kaminuza zemerewe kwakira abantu bavuye hanze ya Canada, international students, sibyo? Ariko ubwo hari n'izindi zitabyemerewe. Icyo bisobanuye? Hari amashuri abyemerewe, hari n'atabyemerewe. So niyo mpamvu rero guverinoma ya Canada yashizeho liste y'abemerewe kwakira abanyeshuri kugira ngo nugera hano cyangwa se nujya no kwaka visa yo kuza kwiga bakwemere, kuko urumva ntabwo waza kwiga hano utatse visa, kandi mu kwaka visa bakubaza nyine bareba ko cya kigo cyaguhaye uburenganzira bwo kuza kwiga cyangwa se admission kiri kuri liste y'abemerewe kwakira abanyeshuri. Iyo ni etape ya nyuma turuze kugeraho, ubwo reka duhere no kuri aho ngaho. Umuntu agiye kureba kuri liste yuko iyo kureba university iri muri DLI. So kureba university iri muri DLI rero dushobora gusharinga screen yacu, ndakeka cyerekana. Ugiye kuri Google Chrome isanzwe ukandikamo DLI maybe cyangwa se DLI liste Canada, buriya hahita hafunguka ibintu byinshi, ariko nk'iyi website iyi mubona hano mubona ko ari iya guverinoma. Website ya guverinoma ni www.canada.ca. So tuyifunguye rero bahita baza bakadusobanurira DLI icyo ari cyo. Nk'uko mubibona hano babisobanura rero, kugira ngo applying uburenganzira bwo kwiga cyangwa study permit ugomba kuba ufite acceptance letter ya institution ifite DLI. So DLI barasobanura ko DLI is a school approved by provincial or territorial government to host international students. So ni ibigo byahawe uburenganzira na leta cyangwa se province mu kwakira abanyeshuri bavuye hanze ya Canada. Umanutse hasi rero bakwereka, ushobora gucekinga ibigo bihari bitewe na province ugiye kwigamo, bitewe n'umujyi ugiye kwigamo. So babigabanije muri kategori rero bagendeye kuri province. Urugero dufashe urugero nkatwe turi muri Ontario, uje ugaselectinga hano kuri Ontario ukamanuka hasi uhita ubona liste ya za kaminuza cyangwa se institutions zemerewe kwakira ba banyeshuri bari international. None ikindi kintu cy'ingenzi tuba tugomba kumenya pole, hari ukuba ikigo cyemerewe kwakira umunyamahanga, ariko hari ikindi kintu twavuzeho mu kiganiro cya mbere kijyanye na work permit. Hari icyo bita PGWP cyangwa se post graduate work permit. Vuba ni work permit uhabwa urangije kwiga hano. Nuvuga ngo umaze kwiga, tuvuge wenda uje kwiga muri masters cyangwa se muri college cyangwa se university. Iyo umaze kwiga uba ushobora kubona work permit. Ubundi work permit ni iki? Work permit ni uburenganzira bwo gukora. Ariko none work permit za hano zigiye zigabanyijemo ibyiciro bitandukanye. Hari open work permit aho uba wemerewe gukorera umukoresha uwo ari we wese. Hari ziba ziri closed, cyane cyane zabwa nk'abantu babonye work permit bari hanze y'igihugu. Company ishobora kuguha akazi uri mu Rwanda n'urugero, ikanogufasha no kushaka ibyangombwa byo kuza gukorera hano nk'umuntu bakeneye. Icyo gihe work permit baguha ni iyo gukorera iyo company. Bandika kuri work permit ko iri closed kuri company runaka. Nta yindi company ndi wakorera. Mbere y'icyo gihe nta yindi company wakorera. Niba guhaye imyaka 2 n'urugero ya work permit na contract ufite ari imyaka 2, irangiye nibwo wongera ukaba wakwaka indi work permit bitewe na condition urimo. Ukabahindura company? Nyuma y'iyo myaka 2 ishize ubushobora guhindura iyo company cyangwa se company waba warayikunze mugakomezanya. Ariko noneho iyi batanga umuntu arangije kwiga, iyi PGWP ibiri open wa wakorera umukoresha uwo ari we wese. Hanyuma ni gute umenya ko ishuri rifite riri eligible ku buryo ushobora kurangiza kwiga
ukaba wabona work permit. Niba byumvise neza hari amashuri wakwigamo warangiza ntubone work permit. Ntubone iriya PGWP. So aha rero kuri liste berekana y'izo institutions zemerewe kwakira abanyeshuri b'abanyamahanga, iyi column yo hirya irabivuga. Urabona hano baratwereka ngo izina rya institution, noneho iyi ni DLI number, uyu ni umujyi kaminuza irimo, campuses, then noneho hano akangaka kanyuma karerekana niba yofaringa PGWP, niba iri eligible. Hano hari no uvuga ngo ntabwo iri eligible, hano hari yes. Ni ukuvuga urugero nk'iyi ngiyi duhise turwaho bwa mbere, nk'iyi ABC Access Business College, DLI number yayo ni iyi ngiyi. Nujya kwa applyinga visa, iyi DLI number uzaba uyikeneye kuko hari aho uzayuza mu gihe uzaba uri kwa applyinga visa yawe. Umujyi urimo ni iyi ngiyi. Urabona nk'iyi ngiyi ntabwo yofaringa PGWP. Urangije kuhiga ntabwo bakwemerera cyangwa se ntabwo baguha ibaruwa igufasha kuba wakwa applyinga ya work permit. Ese ubwo bigenda gute? Usubira mu rugo urataha? Ushobora gutaha cyangwa se ugakoresha ubundi buryo mu kubona work permit. Ushobora kuba ufite offer letter y'umukoresha ukayikoresha usaba work permit, ariko urumva biba bigoye ko urangiza direct ugahita ubona akazi. Leta rero kureba ko kaminuza ugiye kwa applyinga yofaringa i PGWP, iri eligible mu kuba baguha ibigufasha mu kuyapplyinga. Dufashe nk'urugero muri uyu mujyi turimo, reka dusacinge nk'ira kaminuza n'izo n'urugero. Turebe muri Windsor twashakira. Dushobora gukora filter dukoresheje Windsor. So nitujya hano kuri filter item dushobora gushyiramo umujyi Windsor. So urabona hahita haza hano hasi amakaminuza ndetse n'amacolleges ari muri uyu mujyi turimo. So urugero nkanjye kaminuza nize murabona ni iyi ngiyi University of Windsor. Iyi ngiyi urabona DLI number yayo ni iyi ngiyi. Noneho hahandi kuri ya column ya nyuma niba yofaringa PGWP hariho yes. Ariko nk'uko ubibona hari izindi muri uyu mujyi hariho no. Ni ukuvuga uhize uri umu international student, iyi work permit uba wemerewe kwa applyinga urangije kwiga, icyo gihe ntabwo waba uyemerewe. Yego. So mu guhitamo rero ahantu ugiye kwiga, beta ko ushishoza aho kugira ngo uzaregerete nyuma umaze gutwika amafaranga yawe kandi wenda waje papa saro kuvuga ngo nzarangiza kwiga nshaka akazi mbone experience ya Canada. Ubwo icyo gihe ntabwo bizaba bigishobotse nuza waje kwiga muri kaminuza nyine ifiteho no inyuma. Urugero nk'i Trias College urabona ko ifiteho no inyuma. Urabona uje ukiga nkangaha muri iyo college, programme wakwigamo iyo ariyo yose, ntabwo baguha ibaruwa ikwemerera kuba wakwa applyinga work permit. Ariko nk'i Collège Boreal, Collège Boreal ni collège y'abafrancophone, bigisha mu Gifaransa, yigamo n'abarundi benshi, abakongomani barahari benshi, n'abanyarwanda. Hari n'umushuti wanjye cyane rwose wigishamo. So rero iriho abanyarwanda, abakongomani, cyane cyane abavuga Igifaransa. Abafrancophone benshi niho biga. Hari n'abantu bayiga muri Algerie, muri Liban, abalibani. Okay, hanyuma reka indi college wendiri hano muri uyu mujyi nayo ni Saint Clair. Nayo ifite yes. Hari na University of Ottawa. Hano ndahabona na University of Ottawa. Buriya ni campus ifite hano muri Windsor kuko icyicaro gikuru kiba Ottawa. Yes. Okay, hanyuma izo ni university umaze kwiga cyangwa se college umaze kuhiga uba ushobora kubona work permit. Hanyuma reka tujye kuri izo ziriho no. Okay, hari nk'umuntu bavuga ati ngewe icyo nshaka no kugera muri Canada. Sibyo? Ariko menye ngo niba uje kwiga kuri iriho no, ukoze wacekinze uri muri Afrika, uri mu Rwanda, uri Burundi, uri muri Congo, wabonye ko university uri gushaka kwiga iriho no, umenye ngo urumara kwiga ntawe uzabona work permit.
kereka binyuze mu zindi nzira zindi ariko nazo ziba zigoye. ntabwo uzabona iriya yemererwa abantu barangije kwiga. Ushobora kubona indi ariko icyiza cy'ingiyi yemererwa abantu barangije kwiga nta kindi kintu bagusaba, just icyo usabwa ni transcript zawe, then ugasubmitinga. Ubu ushobora no gusubmitinga. Okay, kugeza kuri transcript ni ndavuga reka dukore igice cya kabiri kindi twinjire mu yindi episode yindi yo kuvuga ngo iyo umaze kubona noneho iryo shuri ushaka, umaze kubona ko ryujuje ibisabwa, umaze kubona ko riri muri rifite ibyo ushaka byose, hari n'icyo wenda twavuze cya porogaramu icyo ushaka kwiga, sibyo? Ese ushaka kwiga iki nacyo kiba kiri mu byo ugomba gutekereza. Hanyuma indi etape ya kabiri ni iyihe? Reka batumire mu kiganiro kiri gikurikiyeho na Fidel Ntamanze anywe amazi turaje mu kanya. Merci.